hari imihango yubahirizwaga rero hagati y'umugabo n'umugore we. Bata umugore ukunda gutanga umugabo we kubyuka ngo abyara abana basa nawe gusa. Bati nanone iyo umugore atambutse umugabo we asanze aryamye ngo yiganza mu rugo kandi akabyara abakobwa gusa cyangwa akabyara abana basa nawe gusa, ntazagire ubwo abyara abana basa na se. Umugore ngo ntiyaherekezaga umugabo we ari nk'aho agiye ngo ni ukumukungurira ntazagaruke. Yahagararaga ku irembo agasezera umugabo we ati ngaho urabeho uzaza amahoro, agasubira mu nzu akicara ku ntebe y'umugabo we ngo asubiye ku ntebe ye. Ikindi kandi ngo ntatashye umugabo we kuko ngo byabaga ari ukumukenya. Umugore ufite umugabo w'umujura ngo yahengeraga umugabo we agiye kwiba, iryo joro akaryamira urubavu rumwe ntahindukire. Iyo yibeshyaga ngo agahindukira umugabo ngo yahitaga afatwa bakamuboha. Kikazira rero ku mugore guca hagati y'abagabo bahagaze ngo ni ukubakenya. Cyaraziraga ku mugore kandi gutiza icumu cyangwa umuheto cyangwa intorezo cyangwa igicuba cy'imfizi ngo byakenya umugabo we akamugara cyangwa agapfa, keretse gusa bigeze mu gasozi ntibizagaruke mu rugo. Uburyo rero ngo umugore yabigenzaga ngo atize ngo yabirangiraga ubishaka akaba ari ugenda akabyiha. Cyaraziraga kandi ku mugore kurwanisha intwaro z'umugabo we, yaba icumu yaba umuhoro ndetse yewe n'intorezo ngo ntiyashoboraga kubimugera. Iyo umugore yabaga adashaka ko umugabo we ajya gutabara ngo yatambikaga umweko we mu irembo, umugabo yabirengaho agatabara ngo ntiyagarukaga yagwagayo. Cyaraziraga ku mugore kurira inzu ngo ni ugukungurira umugabo we ngo bamuca amatwi. Cyaraziraga ko umugore yahagarara ku nkingi ya kanagazi cyangwa ngo aryame mu irebe ry'umuryango ngo byakenyaga umugabo. Ni kimwe no kwicara rero mu irebe ry'umuryango ngo arebe mu irembo, nabyo ngo bikenya umugabo. Ikindi kikazira ko yicara ku ntebe y'umugabo ari aho ngo ni ukumukungurira. Umugore akirinda guhagarara mu nzu ngo ni ukwitera impagarara agahora arwana n'umugabo we. Kikazira ku mugore gutamira akatsi ko mu rugo ngo yarwana n'umugabo we kandi ngo bikenya umugabo. Kikazira ko anyara ahagaze, kikazira ko yiyuhagira ahagaze keretse yicaye hasi cyangwa yunamye, kuko kwiyuhagira ahagaze ngo ni ubukunguzi bikenya umugabo. Ni kimwe no kwiyuhagirira ku gasozi, nabyo ngo byakenyaga umugabo. Umugore ngo yajyaga kwiruka agafata mu mabere, kuko kwiruka atifashe atyo ngo byabaga ari ugukura umugabo umutima. Ikindi kandi ngo cyaraziraga ko yarya isonga y'ururimi, ayiriye ngo yajya atuka umugabo we. Ntiyashoboraga guherezwa injishi cyangwa igicuba bakuye inka, keretse umugabo we atari aho. Umugore wabikoraga umugabo we ahari yabaga amukenye birangiye. Ikindi kandi ngo umugore yajyaga gucunda amata yerekezaga igisabo hanze, atabikoze nabwo ngo kaba akenya umugabo cyangwa ngo bigasurira inka nabi. Kikazira rero ko umugore yicara ku icukiro, kikazira ko yivuga, kikazira ko avugiriza, kikazira kandi ko avuza urwamo ngo ashyire urushyi ku munwa. Umugore uvuza induru nawe ngo yakenyaga umugabo. Umugabo ngo cyaraziraga kuramutsa umugore ngo amubanze indamutso ngo abamukenye, umugore niwe ubanzaga akamuramutsa. Umugabo kandi ngo ntiyaryamaga ivure ngo byakenye umugore we ndetse nawe ubwe bikamukenya. Kikazira ko yakwicara ku murere ngo avugirize ngo ni ugukenya umugore nabyo. Kikazira kandi ko umugabo yisasira umugore we ahari ngo nabyo ngo ni ukumukenya agapfa. Umugabo ngo ntiyashoboraga kuryama ngo ashyire intoki hagati y'ibibero ngo ni ugusurira umugore we gupfa. Ikindi kandi ngo ni ukwiraza urubindo mu maguru rukica umugore. Umugabo ngo iyo yasangaga umugore we yicaye ku ntebe ngo ntiyashoboraga kugira ngo nayimubiseho, ngo cyaraziraga kumuhagurutsa n'aho yicaye ngo ahicare ngo kuba ari ukumukenya agapfa, keretse umugore yibwirije akamubisa. Umugabo ngo iyo yafatwaga n'igicuro ku kibuno babyitaga seruhumba ngo cyamumaragaho abagore agahora bapfusha. Ikindi kandi ngo iyo yatondagirwaga n'urushishi rukagenda rukamujya ku gitsina ngo yapfushaga umugore nta kabuza.
ibi ni ngo umugabo yashoboraga gukora akaba asuriye umugore we nabi birimo yewe no gupfa ngo ni nko kuvuna inkoni ye, kumena icwende ry'umugore, kumusasurira uburiri, kumumanikira umweko ndetse no kumukubita umwuko. Byose ngo byaramukunguriraga agapfa. Umugabo washakaga umugore bwacya akahukana akanga gutaha ndetse akarenga akishakira undi mugabo. Umugabo ngo yarihoreraga agashaka amafumba abiri, rimwe ririmo umuriro irindi ridafite umuriro, nuko akaza nijoro nk'ujya kwiba agakura agasongero k'inzu akakajyana ku gikingi cy'irembo akagacurika, nubwo acuritse umutima w'umugabo wamucyuye bwo kuzapfa atakigira umutima mu nda wo kubana n'uwo mugore. Amafumba akayajugunya aho, bityo uwaciye umugore we bikamutera ubwoba ngo bazamutwikira mu nzu, umugore akamusenda ubwo akamwirukana. Hari rero n'imihango yakorwaga ku nyamaswa, udusimba ndetse n'inyoni. Kagacurama iyo kageraga mu nzu nijoro kagakunguta amababa, ukumvise bwaracyaga akajya guhanuza, umuhanuzi akamubwira ko urwo rugo rutazasaza rudatwaye umuntu, bakaraguza ngo bagaterekera. Ni kimwe na kagoma rero, ngo iyo kagoma itatse ngo ibisura ko umuntu apfa. Igikona nacyo ngo ntawakicaga cyaraziraga, uwishyano ryagwiraga akakica yahamagaraga undi ati nishe igikona, akavuga buhoro ngo cyaraziraga ko avuga cyane, nuko akaba atsinze amahano, bakamuha n'imiti bakamutega n'isunzu rimwe. Ifuku nayo yitwaga gatitiba, yitimbije mu nzu cyangwa mu rugo cyangwa iturutse ku irembo ngo ikenya umugore wo muri urwo rugo. Ifuku rero yaturukaga mu irembo nyir'urugo akayibona ngo yabaga agushije ishyano rwose. Iyo fuku ngo ntiyagiraga intsinzi yindi kereka yishe nyir'urugo, yitwaga rero gatitiba. Iyo yayibonaga mu nzu rero yapfumuraga inzu ntasubire kunyura muri iryo rembo ukundi, akajya anyura mu karyango gato cyangwa se mu cyanzu ngo atazapfa. Igihore nacyo ngo iyo cyagwiraga umuntu utabaye yasubiraga imuhira, adasubiyeyo ngo yarapfaga nta kabuza. Igihunyira nacyo ngo iyo cyavugiraga ku musozi ngo cyabaga gisura amatongo, ndetse niyo kivugiye ku rugo nabwo ngo kiba gisura amatongo. Bahitaga rero baha umugore umuheto akarashisha imoso, bakaba batsinze amahano. Igikeri nacyo ngo iyo cyavaga hejuru y'inzu ngo cyateraga inkuba gukubita iyo nzu. Iyo bakibonaga rero bakagita babaga bakize inkuba ngo ntiyabakubitaga. Ni kimwe n'iyo kivugiye ivure kiba gisurira ngo umugore gupfa. Kugihanura rero ngo ni ukugishaka bakagita. Barakatamaze kugera mu ishyamba ry'abangamiganye nuko ryangombe ryabingabanye, ndabwira umuhigi wa Nyarwambara ati atambika abakosha badahamye nyamurikana umuranzi uruguma n'uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere. Ikimonyo ngo iyo cyabaga gicukuye mu kiraro cy'inka barazihimuraga, batabigize ngo zarapfaga zigashira. Ikimonyo cy'imba inzu ngo cyabaga gikungura. Iyo ikimonyo kandi cyabaga kije mu rugo kigatimbya mu bikingi by'amarembo ngo cyabaga gisura ko nyir'urugo yimuka, ndetse ngo akahimuka bamunyaze. Iyo yabaga adashaka kuhimuka rero umupfumu ngo yamuzaniraga imiti agatera mu mugina. Iyo miti ngo yitwaga cyoroshya, yoroshya amahano. Ngo yabaga ari nyabarasanya ngo barasanyije amahano. Ikinyugunyugu cyo iyo cyabaga kije kikijugunya mu muriro ngo cyabaga kiragura ibitundwe cyangwa umuvumbi. Abandi ngo iyo kiguye mu ziko bene urugo baraturwa. Niyo cyabaga kije mu nzu bagitaga mu ziko kugira ngo baturwe inzoga. Ikirondwe cyo ngo iyo kiguye mu cyansi ngo ni byiza baratunga. Imbeba nayo ngo iyo yabaga icukuye ku musego iganisha hanze ngo ibisohora umugore akahukana, ndetse ngo no gupfa yapfa. Naho iyo yabaga icukuye iganisha ruguru ngo yabaga isura neza bakishima. Ibyuki by'amangwa y'impenebere Nyarwambara agiye kwitera icuma rifungira mu biganza. Atonture barya ngombe we.
imbwa nayo rero ngo yagiraga imiziririzo. Iyi mbwa ngo yicaraga ku ntebe, nyirayo yarahanuzaga ngo ni ishyano. Bayicaga ugutwi bakagukozaho amaraso, bakayiha ikanywa ikarigata ngo ibiri ishyano, nuko nyirayo akanywa isubyo. Iyo arekeye aho maze akicara kuri iyo ntebe ngo yarakenyukaga agapfa. Ntawicaga imbwa ibwegetse kandi ayishe ngo ntiyabyaraga, kandi ngo iyo mbwa ipfuye ngo ntibahinga, kuko ngo amahindu yagwa akamara abantu baziraga ndetse no kuyihamba. Imbwebwe yo ngo iyo yabaga ije mu rugo ikavuga byakenyaga nyir'urugo. Impyisi yo iyo yabaga ipfumuye urugo, icyuho cyayo ntibakicaga uwo munsi keretse bukeye, kandi kikicwa n'umusi. Inda yo ku mutwe yo ubwo yabaga iguye mu ziko ngo abantu barapfaga ndetse umuryango ugacika. Byongeye kandi ngo uw'indi ivuye ikagwa mu ziko apfa yarasaze. Isake yabikaga bumaze kugoroba bajyaga kuyita ngo irakungura. Bayitaga ku gasozi ari nzima kuko ngo yabaga yakunguye. Inkotsa ivugiye ku rugo ubusura ko rusenga, barayamagiriraga bakayirukana. Inkotsa ivugiye ku rugo ngo ibisura umupfu. Inkware ije mu rugo nayo ngo yasuraga amatungo, barabihanuzaga, batabihanuza bakimuka. Utwana tw'inkware iyo twazaga mu rugo natwo tugaterana n'utw'inkoko tugatahana mu nzu, bagiraga ngo umutwara azatwinjirira adukize. Inturo yo iyo yabaga ije ikarara mu rugo ngo yasuraga amatongo. Inturo kandi imeneye mu nkike ntawayicaga, uwayicaga ngo yaramugarukaga nawe agapfa. Inuma yo ubwo yazaga mu nzu bavugaga ko ikenya nyirayo, bavugaga ko iteza kandi n'umuzimu w'umugabo se wabo wa nyir'inzu. Inuma y'intungura iyo iguye mu nzu babyita ishyano, bagahanuza ngo ni umuzimu uba ashaka umuntu muri urwo rugo. Inuma y'intungura yo iguye mu gituza cy'umuntu ngo arapfa nta kabuza. Inuma ivuga mu gicuku yo ngo ibisura amatongo. Inzoka iyo yabaga itambamye hejuru y'inyegamo bavugaga ko ngo ikenya nyir'urugo. Kuyihanura rero ngo ni ukuraguza umuzimu w'umugabo wateye. Inzoka yizingiye ku gisabo kandi ngo yanyagishaga nyir'urugo inka ze bakazimutwara. Kuzitsindira rero ngo bajyaga kuraguza umuzimu w'umukecuru uziteje bakamuterekera. Inzoka kandi iyitanije amarembo yombi ngo yabaga isurira nyir'urugo gupfa. Urugo yararusenyaga ngo ntiyakongera kunyura muri ayo marembo. Iyi nzoka kandi yabaga iturutse mu nkike y'epfo ikambukiranya ibikingi by'amarembo ikajya mu nkike ya ruguru, nyir'urugo ngo yarapfaga keretse basatuye urugo. Ikindi kandi ngo inzoka ivuye mu kibero cy'inzu cyo haruguru ikajya mu mukubo, yahasanga umuntu ikamuruma ngo byabaga ari ishyano, ngo yabaga ibitewe n'umukobwa w'igishegabo wapfuye atarongowe. Naho ngo yaba iturutse mu mfuruka ya ruguru bikaba bitejwe n'umuzimu w'umuhungu, uyibonye ntabe yayica. Inzuki zo ubwo zinjiraga mu gisabo ngo ni umwami waraye, barabyukurutsaga bakavuza n'ingoma, udafite inka yewe akajya kuzitira ngo azakire. Isazi iguye mu kanwa umuntu akayimira ngo yabaga imusuriye neza ngo arahaga uwo munsi. Iyo atayimize ngo yaratonganaga akarwana cyangwa agasonza. Umusambi wo bawitaga umunyiginya, maze waba uguye ku nzu ugasura ko umwami cyangwa umukoma ku ngoma yamugirira nabi akamunyagisha akamwica. Iyo umusambi rero waba uguye ku rugo ngo ni ishyano ribi, barwimukagamo cyangwa bakitegereza aho uguye akaba ariho bubaka ngo bakazatunga inka z'ibibamba. Iyo umusambi waguga ku nkike ya ruguru ngo wakenyaga umugabo, waba uguye ku y'epfo ugakenya umugore. Iyo umusambi kandi yavugaga ku nzu umugore atwite ngo barimukaga cyangwa bagategereza ko umwana avuka bakamwita semusambi cyangwa nyiramusambi. Umuserebanya wo bawitaga isiriba.
iyo wagwaga mu ziko ugaturika bene urugo barapfaga ngo bagashira. Iyo umuserebanya rero wagwiraga umuntu ngo wabaga umusurira ko agiye kurwara akababara cyane. Ikindi ngo iyo umuserebanya watondagiraga umuntu ngo yabaga agushije ishyano ribi. Iyo watondagiraga umugore mu bitugu ngo yapfushaga umwana, yaba ari umugabo akaraguza agatanga byinshi cyane kugira ngo amenye intsinzi. Umuserebanya we uguye mu ziko wabaga usurira umuntu ngo kuzapfa, ngo ni umuzimu w'umukobwa wabaga ateye ashaka inyuma. Inshuti twakomeje kubana rero, reka igice cy'uyu munsi tugisubikira, tuzakomeza ubutaha tureba indi mihango n'imiziririzo ya kera itandukanye. Ugushimire cyane gukomeza kubana natwe, naho ubutaha.